mwaramutse neza mwese. Uyu munsi nkuko bavuga ni wa 17 ubwo twisubiyemo inshuro 17 ibyo tuvuga hano, ariko uvuga ibintu inshuro 17 ugomba kugeraho ugasubiza amaso inyuma, ariko ibintu usubiyemo imyaka 17 buri mwaka umusaruro uvamo ni uwuhe? Sibyo? Reka mpere ku kindi nanone. Umusaruro uvamo, ngira ngo nimureba hano abenshi muri mwebwe muri iyo myaka 17 bari bagikura, bari abana. Murabyumva? Hano hari urubyiruko ngira ngo rwinshi nirwo rwuzuye hano. Twarabategereje imyaka 17 ngo bakure, hanyuma basange abakuru muri twebwe namwe bandi, kugira ngo dufatanye intego yo kubaka igihugu cyacu. So ubwo mfite icyo ndibuze kubabwira bari abana imyaka 17 ishize, mbafite icyo ndibabwire. Abari bakuru nkanjye rero mu myaka 17 ishize, namwe mbafite icyo ndibabwire. Ariko reka mbanza nakire n'abashyitsi bacu. Hari abantu twatumiye hano bazi barunda bose n'abanyarwanda, ariko hari Mike Fairbanks, hari Pauline, hari Claire, hari Kaberuka, ubundi badusanzwemo ni bamwe muri twebwe, ariko ntabwo bari abana kera mu myaka 17, usibye Pauline ngira ngo niwe bagomba kuba yari umwana imyaka 17 ishize. Prime Minister yatweretse ibyo twagomba kuba twarakoze, aho twabigejeje, ni ijanisha ryagenze neza, itaragenze neza, ibisindagira biri hagati yo kutagenda neza no kugenda neza, byose babitubwiye. Impamvu mwibwira ko ari iyihe? Uriya nashatse kumubaza, ariko wenda n'ubu twaza kubisubiramo ngo turebe ibitaragenze neza rwose byatewe n'iki. Ngira ngo dufate urugero, tuze gufata urugero rumwe, waza kuruduha Prime Minister. Mu bitaragenze neza rwose, ntabwo nibwira ko byose ari uko tutari tubifitiye ubushobozi, cyangwa abantu bari bafite inshingano zabyo ari uko babihawe batabyumva, noneho bigatuma wenda bahuzagurika cyangwa bibagora, bikabananira, ntibaze no kwibuka noneho kubwira abantu bati ibintu byatunaniye hano, reka tubikosore. Ntabwo ari byo. Prime Minister, hari kimwe mwakwibuka abantu mwakwibukiranye hano tugihereho? Your Excellency, natanga n'urugero rworoshye cyane ku byo twavugiye hano, tuvuga ko abayobozi b'inzego z'ibanze bacaga amafaranga abantu bagiye guhinga ibishanga, barenze ku mabwiriza mwatanze yo kwigishanga gisorerwa amafaranga 4,000 kuri hegitari. Tuvuye hano dukoresha ibishanga ahubwo bidakwiriye no guhinga.
bavugaga aho byemewe guhingamo twashyize amafaranga bacibwa ariko baragiye baca 200,000 birangiza byangiza ibiciro by'ihingwa ku isoko kandi twarabandikiye ariko ngira ngo n'amazina y'uturere twabirenzeho turayazi naho ze nibaza impamvu dufata umwanzuro hano tukiva hano ahubwo abantu bagakora ibinyuranye nabo ntiwo n'umwanzuro umwe ariko hari byinshi ikindi vuga ni nk'ibyo by'uko tugomba tubatse amashuri ya TVET ya Technical Vocational Trainings uko twabyemeje tukaba turi inyuma gato ya target dufite nizo tuzagera mu mwaka wa 2024 excellence. Okay, turaza kubisubira. Ariko reka noneho inge ku bintu bimwe buryo bw'umwihariko n'abantu ndabavuga amazina mvuge n'ibyo bakoze mwese umunsi ndabavuga ntabwo ndi bugirira agasoni. Ubwo turi aha ngaha hari abaminisitiri badahari ni bangahe? Iyo dutangira umunsi ku cyumweru iyo umwiherero tuwutangira ku wa kabiri haba havuyemo abandi nka 3 abandi baminisitiri nka 3 bavamo gute? Kampere kuri Evode muramuzi? Minister of State wa Justice. Ariko icyo nshaka kubavugira nkabasobanura n'ibyo ibintu tudakora tutuzuza dushinzwe. Impamvu yabyo ya mbere ni imwe, ni imico mibi. Abantu bafite imico mibi gusa bakagira imico mibi, bafite ubumenyi, bafite inshingano, bafite hari ibyo ubundi bagira batya bagakora neza rimwe, ariko imico mibi yanyu kandi isa nkaho iri mu bantu benshi, ntabwo iri mu bantu bake. Imico mibi bigatuma mudakora ibyo mukwiye kuba mukora, mwasezeranye no kuba mwakora. Evode, Minister of State wa Justice, aragiye in a public place, asanze abantu b'umutekano bari ku kazi. Cyambere imodoka ye aragenda ayiparika ahantu abantu badapakinga, hagaragara azi ngo ntabwo bahashyira imodoka, aragenda bariho ayishyira. Icya kabiri, hari checkpoint, I suppose abantu bose banyura muri iyo checkpoint kugira ngo bajye mu nyubako yajyagamo. Ahisemo kunyura iruhande, anyura ahatanyurwa, uwo bari iyo nzira akoresha. Umwana w'umukobwa amubonye wari uri ku checkpoint ushinzwe iby'umutekano, aramukurikirana, aramwegera, anamubwira neza, aramubwira atari ko ati aho hantu nyuze ntabwo ariho abantu banyura. Icya mbere parking, icya kabiri uranyura ahatariho. Abantu bose banyura hano, ni umutekano wa buri wese. Kuki wowe utanyura aho abandi banyura? Undi nta n'ikindi yashubije, akubita umwana w'umukobwa, yikubita hasi aribarangura. Nicyo gisubizo cya minisitiri yahaye uwo mwana. Ariko ntabwo ari bo bwa mbere, si ubwa kabiri, niko asanzwe abigenza. Niko asanzwe abigenza, kandi bamwe muri mwe murabizi, mwarabibonaga, muraceceka.
ku rundi ruhande nimwe musa n'abana mweretse ko ariko ashatse yakwikorera nk'ibyo ngibyo. Mwabyemereye iki? Mwemeraga, mwabonaga abantu bari hano babibonaga, babona minisitiri akora ibyo bintu mu public, mugaceceka ntimugire uwo mubwira kugeza igihe kubise umwana akamugarika hasi, umwana uri ku kazi ke. Ubwo mwumva muri bantu ki niba mudafite imico mibi? Naho bibereye ku bantu bamwe birasanzwe. Minisita afite uburenganzira bwo gukora ibintu nk'ibyo, wamugira ute? Ngo kugeza igihe nzabimenyera akaba ariyo ukurikirana nkabwira Prime Minister, ariko Prime Minister wabyumvise ibi ngibi? Ati nabyumvise. Minister wa Justice mwabyumvise? Abandi hanyuma byagenze gute? Kuri ibyo ubundi twakomeza kubera ko wabikoze ari minisitiri, ufite uburenganzira, minisitiri ntawe umukoraho. No kunabitindaho kuko nta n'agaciro bifite kubitindaho. Undi Minister of State wa Education ninde? Munyakazi aragiye, ni minisita w'uburezi, ngo hariho ibintu barankinga amashuri, barushanya amashuri bakayaha urutonde ukuntu arutana mu mikorere. Abayobozi b'ishuri bajya kureba Munyakazi, baramubwira ati ariko ishuri ryacu ryari ryabaye mu ya nyuma, mu mashuri 120 ryari hejuru y'100. Aragenda abwira abakuru b'amashuri, bagenda babwira abaminisita batari tworohereze ishuri ryacu ribe mu ya mbere kandi turanaguhemba. Arabikora, arabihindura, ishuri ryari rya nyuma arishyira mu ya mbere, bamuha amafaranga muzira n'ubusa, amafaranga 500,000 by'amanyarwanda. Ubundi n'uwayaguhera ubusa nta cyiza wakoze wayanga kuko nta kirimo, ariko kubera ko ubwo ni urwego rwanyuga, niko mungana, niko mumeze. Imico mibi ibatesha agaciro, mugahabwa 500,000 by'amanyarwanda, mukaba mwakwica umuntu cyangwa mwakwica abantu cyangwa mwakwica igihugu ku 500,000. Ubwo iyo abantu bameze batyo nyine ubwo birumvikana uko mumeze. Babwira ntabwo ari inkuru, ntabwo ari kuko nawe yaje kubyemera, kuko yabyemeye, ariko kubera ko hari ibimenyetso adashobora guhakana, bamufatiye mu cyuho, ntabwo yabona uko abihakana. Mbwira ukuntu uwo minisita yicara mu bantu, mukaba mwicaye muri aho, mushobora gukora ibintu nk'ibyo. Ubwo nawe niyo mbyihoreraga, nta nubwo twari kuza hano nk'uko duhari ngo hagire umbaza atari ko perezida ati ibintu twumvise uyu muntu
yicaye ahakora iki? Nta n'umwe wajyaga kumbaza muri mwebwe, kubera ko ntacyo bitwaye kuri mwe. iyo ntamwirukana yajya kuza akaba yicaye hano mukicarana nawe nka minisita mubizi, it's okay, it's normal. niko byajyaga kugenda. ubu ndashaka kubereka ikibi cyo turimo gituma na biriya bidashoboka, cyangwa ibintu bigenda nabi uko bigenda nabi, naho bihera. undi ninde, abanyabyaha banyibagira vuba nta nubwo mbibuka. undi ninde, minisita wa health Diana Gashumba. ibi mbabwira nkavuga ikintu kimwe kuri Yvonne, nkavuga ikindi kuri Munyakazi, nkongeye kuvuga ikindi wenda kimwe kuri Diana Gashumba. ntabwo ari ikintu kimwe, ntabwo ari rimwe, ni inshuro nyinshi bibaye. umuntu agahendahenda, kinginga, kibutsa kenshi kenshi, umwaka ugashira undi ukaza. ejo bundi ikintu rero ibyaha ni byinshi, kubeshya ukabeshya no ku kintu gifite ingaruka ku gihugu, ku buzima bw'abantu, ukanga ukabeshya. maze kubera ko bamenyera, kubera ko mbazi, reka mbabwireho icyo kibazo cya Gashumba uko cyabaye. sinzi ukuntu byanjemo mu gitondo mbyutse nterefona bamwe mu bayobozi, ndetse bijya no kwa prime minister, ndavuga ariko izi ndwara, ibi bintu biriho, iriya virus iri mu Bushinwa, coronavirus, ndavuga nti by the way tugiye kujya mu mwiherero. mwiherero turi benshi, turi mu cyumba kimwe, turuzuranye, turasabana. ndavuga nti ariko buriya twese badupimye tujya kujyayo, tukajyayo tuzi ko tumeze neza, ntimubwire minisita wa health twese abagiye kujya mu mwiherero gabiro badupime bampereho, bityo no ku bandi without exception. ubwo ariko hari hamaze iminsi bambwira ko twiteguye, aho twamenyera ko hari yatugezemo, ibintu byose biri ready to go. hanyuma hagaruka message ivuga ngo ariko ngo urareba ngo ntabwo ari ngombwa twagenda, n'ubuvuga ngo dushobora no gufashwa n'amashengesho tukigendera, tukabisengera gusa tukagenda. umuntu yabwiye ndaramubwira ati ariko ati usibye ko aramubwira ngo bafite ni kits, ibyangombwa byo gukoresha ngo bishobora gukora guhaza abantu 3,500. ubwo nituvanamo 400 tugiye kujya mu mwiherero, turaba tubigabanyije cyane.
nicyo gisubizo cya mbere. Umuntu aramubwira ati iby'iyo mibare ntabwo mbizi, ariko njyewe naguhaye n'ubutumwa ati, kandi ubutumwa buvuye kwa perezida ni na instructions. Ati ibyo bindi by'imibare uvuga ngo ntabwo uri butange 400 kubera ko ufite 3,500 ubwo uraba uvanyeho byinshi. Ati ibyo ngibyo utelefone perezida bimwibwirije. Ubwo birakomeza, ariko muri abantu babi. Ubwo natumye natumye kuri minisitiri n'iki nari navuze mbwira uwo muntu, ndanamubwira nti ubwire n'aba n'akanaka b'inzego zitandukanye harimo n'iz'umutekano. Hanyuma abantu mu nzego z'umutekano, umwe niwe wahisemo kohereza abantu bajya muri minisitiri ubwayo, muri minisitiri ya health, kujya kumenya uko tunifashe, hataza kuba harimo, ngira ngo abo ngabo dukorana nabo bamaze kumenyera ko iteka urakurikirana agasubiramo ukabaza bwa kabiri bwa gatatu, kuko ibyo abantu bakubwira bwa mbere kugira ngo bizabe ari byo ugomba gukurikiranira hafi. Ageze muri minisiteri b'umutekano babazije abantu babikoramo, barabwira batari ko nta n'ibyo dufite ibintu bishobora gukora ku bantu 95 gusa. Ibyo muvuga ni ibiki? Ubwo ariko ariho abibwirwa abo bashinzwe umutekano, ubwo hagati ya minisita ngo na director wa cabinet mu office yanjye baraho baroherezanya za message, birahari gusa niko ntibihagije, ibindi biraza mu gitondo, ibintu biri aho bifite aho bihuriye n'ibintu dufite. Hanyuma maze kubona iyo report ivuye mu bantu b'umutekano, ndongera nyohereza muri minisitiri of health, ariko ko abantu bambwiye ngo nubwo muvuga ibintu bishobora gukora ku bantu 3,500, ko bambwiye ngo mu by'ukuri hari iby'abantu 95 nibyo. ngo nibyo. Ibi bindi se mwambwiraga mwantumagaho, mwagiye mu mibare mukavuga ngo abantu 400 biraba bigabanyije, ubundi na 400 ntabwo mwabashobora kubakoraho kuko mufite 95 ibikora ku bantu 95 gusa. Niko bimeze. Ariko ubwo byatwaye umwanya, back and forth, ibinyoma byuzuyemo ntibigira uko bingana. Ukuri kuza kuba ko ibihari n'iby'abantu 95 gusa. Baza minisita bite, nibyo ndabyumva nabi cyangwa hari ukubeshyera cyangwa hari iki? Ngo ni 95 ngo urareba, agatangira noneho inkuru ndende zisobanura ibyabanje kuza, impamvu, mwatwumvise nabi, byagenze gute. Ndavuga mwebwe abayobozi, mwebwe mudashobora no kuvuga ukuri, udashobora kuvuga ukuri, ibibazo dufite byakemuka gute? Ukuri
ni wowe ugufiteho uburenganzira, ntabwo ari undi muntu. Ni wowe uzi ibyo uzi, ni wowe uzi ibyo utazi, hanyuma ni nawe uhitamo kubeshya, kubera ko ibyo utazi ukwiye kubimenya ukavuga uti hari ibyo ntazi. Ibyo ntazi ntabwo ndi bujye kubeshya ngo ndabizi. Ibyo nzi nabyo ndabivuga uko bimeze, ntabwo najya guhimba nzi ibintu ngo mvuge ibindi bitari ibyo nzi. Ubwo amaherezo araza kuba yaherera mu myaka 17, mu nshuro 17, inshuro 17 umwaka ku wundi tuje hano tuganira inshingano zacu dufitiye igihugu, ibyo dukwiye kuba dukora n'ibiki. Hari ubwo tudasubiramo ibi bintu by'imyitwarire, hari na rimwe tubuzwa n'iki? Minisita wa defense na minisita w'umutekano ari wowe, ari na minisita Nyamvumba, ari n'abandi. Hari kesi ihari muza kunsubiza muri iyi minsi, namwe ndizera ko mutari mu nzira mugenda, murayizi kandi nayo irimo na minisita wa health. Murabizi ibintu bijyanye na hospitals, murabizi. Patrick, urabizi? Yes. Namwe muraza kugira ibyo musubiza. Ubu uyu munsi wagiye kugera, ntabwo nari nzi kuri bugere vuba ko nawe ushakaga. Kandi ubu turi mu season aho numva ashaka guhangana n'ibibazo nk'ibi ngibi, kubera ko hashize imyaka umuntu aravuga, arasubiramo ibintu mwangiza ni iby'Abanyarwanda, ni iby'u Rwanda, ntabwo ari ibyanyu. Abantu bakora ibintu ku giti cyabo, bibareba ku giti cyabo, ibyo ntabwo bindeba, nta nubwo mbikurikirana. Uko buri wese hano yakwipfusha ubusa akagenda akikorera ibyo yishakira, bimureba ku giti cye. Ibyo rwose nta uzansanga naje kubaza umuntu ibimureba ku giti cye. Ibyawe biri private, ntabwo mbijyamo. Ntabwo nza kubaza ibyabaye mu rugo rwawe, ibyabaye kureba cyangwa aho wubahawe, uko wifata, ubana nawe, ukunda, uwo wanga, ibyo birakureba, ntawe njya mbibaza na rimwe, nta n'ubu mbijyamo. Ariko ibintu bijyanye n'igihugu, ibintu bijyanye na public, na citizens of this country, ibyo byo rwose I promise you turabipfa. There is no question about it. Turabipfa, turaza kubipfa. Wenda imico myiza nagize nkabireka mukaguma iraza kugabanuka, irashira. Kandi niba muri n'intwari, erega mujye muza mubwire n'umuntu mutari kurabizi,
inshingano twari dufite igihugu cyacu zaturambiye, ziratubuza kwikorera ibyo dushaka kwikorera ku giti cyacu ngo dusezeraneho neza. Kuki ibyo byagorana? Kuki bigorana? Dushobora gutandukana neza, tuvuga uti jyewe ndashaka kwikorera ibyanjye, nubwo hari ibyo ushobora kwita ngo ni ibyawe, ariko bitureba twese. Ntabwo wava no mu gukorera leta, gukorera abanyagihugu bacu, ngo nurangiza ujya hanze mu byo ukora habemo guhungabanya umutekano w'abanyarwanda ngo uvuge ngo ni ibyawe. Ntabwo ari ibyawe, ntabwo ari ibyawe. Ikibazo cya mbere rero mufite ni aho ngaho kiri. Uraba uri muri minisiteri ukibwira ko ari iyawe, ukayita iyawe. Uraba uri mu rwego runaka ukarwita urwawe, ntabwo ari urwawe, ntabwo ari urwawe. John Rwangombwa, Central Bank ntabwo ari iya Rwangombwa. Absolutely not. Yvonne, Rwanda buriya ushobora kumva ko ari iyawe? No. Francis, buriya minerals zo mu Rwanda wumva ari izawe? Buriya ushobora kugabira uwo ushaka, ukima uwo ushaka, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Businge, justice uyiha uwo ushaka, n'iyawe ahakorwa justice urahitamo ahandi ukayihorera. Sinzi impamvu birinze kugera iki gihe abantu batabyumva, ariko barabyumva, murabyumva, ariko mufite ikindi kintu kibakurura nayo icyo ari cyo kigatuma aho muzi mudakwiriye kugana ariho mugana. Ntabwo ari byo. Iki kintu cyo gihoraho kandi cyuko iyo ntabimenye, iyo ntakurikiranye ngo mbaze muri ko hagenze gute, mwese buri kintu cyose ibyo mudashaka kumenya mukavuga ko mutari mubizi, ibyo mwari buri kintu cyose. Shyaka ubu local administration muyikora uko wishakiye, shyaka uko abishatse niko bigenda. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, kandi murabizi ko atari byo. Gatabazi uriya ntara y'amajyaruguru ni iya Gatabazi, ubu urica ugakiza. Ubu turinde kubirwaniramo koko? Ubu umuntu arinde kurwana n'abantu kubabwira ngo ibigo ntabwo ari ibyawe, ni iby'igihugu, ni iby'u Rwanda. Ibyawe ntawe uzabifata, kuki ufata ku by'abandi? Ntawe ugusanga mu nzu yawe ngo akubwire ngo va muri iyi nzu turayishaka, inzu yawe. Hari ufite uburenganzira bwo kugusanga mu nzu yawe akayikuvanamo akakubwira ngo iyi nzu ndayishaka. Kuki mwebwe mwajya mu by'abandi mukabikoresha icyo mushaka? ni ukubera iki? Igituma tudakora iyi mitekerereze, nongere mbereke ikindi. Muri iyi minsi tunyuzemo
18, 2018, 19 habayemo ibintu byiza pe yewe uko mbizi. Iyi myaka 18, 19 u Rwanda rwagezemo amahirwe, ndetse 19 kurusha 18 ndizera ko 2020 bizanarushaho. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki: kubona 2018 na 2019 byaragenze neza bitewe n'ibibazo twagize, ndashaka ko mubyumva neza. Buriya hari ibintu twagiye tunyuramo muri 18 na 19 n'ubu bimwe tukinyuramo by'ibibazo, ariko ibyo bibazo biragenda biduha gukora neza no gutera intambwe, kubera ko hari icyo twarakangutse, twari dusinziriye imbere turakanguka turabibona. Icyo mvuga ni iki: ibibazo twatewe n'abanya-Uganda baturanyi mu majyaruguru hariya, bahora ngo bashaka ko tuba uko babishaka, kugira ngo abategeka Uganda bategeka n'u Rwanda. Nabo ni nkamwe, nabo ntibumva ni nkamwe. Iyo bumvaga bari bakwiye kuba bazi ko ibyo bidashoboka, kuko turaziranye, baratuzi, turabazi, bazi ko bidashoboka. Hanyuma ndetse bagafasha abaza gutera igihugu, abo turabafite, mujya mubabona bajya mu bucamanza, bajya mu nkiko, bamwe bari mu nkiko ubu ngubu, abandi ntabwo bagize amahirwe yo kugera mu nkiko. Icyo mvuga nacyo muracyumva. Yes. Abenshi ntabwo babonye amahirwe yo kugera mu nkiko, urubanza rwaciriwe aho bari. Imipaka irafungwa, imipaka urebye, nubwo abanya-Uganda badusaba ngo dufungure imipaka, nibo bayifunze. Nibo bayifunze bate? Igihe buri munyarwanda wese wambuka umupaka azafatwa, agakubitwa, akicwa, kubera ko twageze aho tubwira abanyarwanda tuti twebwe ntabwo uko mufatwa muri Uganda tubifiteho uburenganzira. Twe ntabwo twabwira abanya-Uganda uko bafata abanyarwanda muri Uganda. Cyo nta burenganzira tubifitiye, nibo babifite, usibye kubabwira gusa. Nagiye inshuro nyinshi, navuganye nabo kenshi, namwe mbibabwiye kenshi, ngeraho mbwira abanya-Uganda ndabibarekeye, nimwe muzi uko mugenza igihugu cyanyu, uko mugenza abanyarwanda baje mu gihugu cyanyu, ariko icyo nanjye mfitiye uburenganzira. Ndabwira abanyarwanda aho kujya baza muri Uganda, kuko ikibabaho ntabwo mfite nabigenza, ariko icyo mfite nagenza ni ukubabwira ngo ariko ubundi mwaretse kujyayo. Abantu babanga batabashaka mwe murajyahe, ubundi ariko mwamushubije ubundi muba mujyahe, mwebwe mwicaye aha ngaha bamwe. Ubu hari abari bishwa n'agahinda ngo ntibagishobora kujya mu Uganda, kwicwa n'agahinda kuko utajya aho batagushaka. Ako gahinda ni akabwoko ki? Mugambage ambasada muri Uganda
urabizi byacu n'abanyarwanda aho byahereye, ariko abanyarwanda bashaka kujya mu Uganda rimwe bakavuga ngo niho abana babo biga, niho bavurirwa, cyangwa niho bagura ibingibi. Icyo navugaga mbere, kugira amahirwe mu byago, ni ukuvuga ngo twagiye gukanguka dusanga abana b'u Rwanda bo ku mupaka koko hari abambuka bakajya muri Uganda, ndetse bitari ukujya kwiga gusa, hari n'abajyaga no kuvoma amazi. Bakakubwira bati aho tuba ku mipaka yacu nta mashuri ahari, amaduka ahari, abacuruzi twahamagaye hano, abantu ba private sector bamwe bari hano bicururiza mu mujyi hano gusa, hanze y'umujyi wa Kigali ntabwo bahazi. Kuko ibintu bitagera ku mipaka, bitagera ku isoko ryo ku mipaka ryo mu Rwanda, ibintu bimwe urumva ko bagomba kwambuka bakajya hanze y'u Rwanda, kuko kuri bamwe nubwo ari mu kindi gihugu niho hafi kuri bo kurusha ahandi bavana ibintu. Abanyeshuri bajya kwivuza same thing. Ariko ngira ngo aho abantu bakangukiye noneho ubwo bivuye muri kiriya kibazo, ndetse abanyarwanda batangira kuvuga ngo aba banyarwanda bihaye kutazi iwacu hano kandi twari tubatunze, nimubahe amezi 2 gusa baraba barize batakambye baje kudupfukamira. Siko byari bimeze Mugambage? niko byari bimeze, Your Excellency. Hari n'abakora n'intuza bakantelefona bansaba ibibari, nge nkababwira riyeri mwe nimuzi umuntu asaba ikibara asa naho ashaka kugira ngo aze, ngamubwira ariko se iki utabona wowe ni iki kugira ngo ushake kuza ahangaha? So birahari and I have always insisted. Ariko icyo navugaga ni ukuvuga ngo aho abantu bose barebaga hakurya, cyangwa se n'abo hakurya bavuga ngo bihaye kubuza abantu babo kuza hano ngo tubakore icyo dushaka, baraza kuza kudupfukamira barira kuko baraza gusonza. Ibyo nibyo byatumye bamwe muri mwe mukanguka, yaba muri government yaba muri private sector, baravuga ngo ariko ubundi aba bantu bo mu mupaka, by the way, byaba ku mupaka wa Uganda byaba no ku Burundi nicyo kimwe, nk'ubu ngo abantu bundi bambuka hakurya mu mipaka bagira ibyo bashakayo, kuki tutabibabonera hano? Impamvu bitaboneka hano ni iki? aba health, aba education, abandi batangira gutwara n'ubundi ibyo bakwiye kuba baratwayeyo kera, babitwara ku mupaka. Ubundi Patrick mwari mwarabujijwe n'iki? Burangare gusa. So burangare mukibagirwa abantu banyu, mukibagirwa abanyarwanda. Batwarayo clinics n'ubundi bakwiye ushobora kuba n'ubundi zari n'ahantu ziri no mu budget, ariko umuntu ahitamo kubyigirira ibye. Ntabwo biri innocent, ntabwo biri entirely innocent, ntabwo ari ukwibagirwa. Kwibagirwa ushobora kwibagirwa, umuntu ashobora kwibagirwa. Kwibagirwa is not criminal, kandi ushobora kwibagirwa, ariko biriya ntabwo ari ukwibagirwa gusa.
ahubwo birimo n'icyaha gikomeye, aho wakabaye waratwaye warubatse ivuriro ku mipaka aho abantu bari, abanyarwanda bari, bufite n'amafaranga, abantu bagahitamo kuyashyira mu bindi, nuko abantu bagakomeza kwambuka imipaka. Ariko rero urumva ko kumenya icyo kibazo twari dufite, kumenya abantu bacu twari twarataye, ubu twarabibutse, noneho twasubiye turabegera. None igisigaye ni iki? Imyaka y'ibihumbi 2019 nibwo ubukungu bwacu bwakuze kuruta ibisanzwe. Genda bivuga, ntabwo ari inkuru bamaze kubitubwira. Mwabonye ko uyu mwaka cyane cyane tuzagera kuri kangahe? Hejuru y'10%. Kuki se? Kandi dufite ibibazo ku mipaka. How do you explain it? Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri muri uko gusubiza ibintu mu buryo uko bikwiriye kuba bimeze, ubwabyo harimo ubukungu. Abacuruza gutwara ibintu ku mipaka yacu bakagurisha ibyo bakwiye kuba bagurishayo, byazamuye abantu, abahinzi n'aborozi bacu kuba barabyitabiriye kugira ngo bihaze, kuko batagishobora kujya hakurya guhaha. Wowe kuki uhaha ibyo ushobora kwiha? Ujya guhaha ibyo ushobora ufite mu bushobozi bwawe kubera icyo ubundi. Ariko abashatse kutugirira nabi nibo bahombye, kubera ko iyo ugiye kureba mu kinyuranyo mu by'ubucuruzwa, igihugu gituranyi bahombye hagati y'Miliyoni 200 na Miliyoni 300 z'amadolari. Ubwo muri ayo ngayo amwe niyo yagarutse iwacu, n'ubundi hakwiriye kuba ari. Ubundi muranga amafaranga akajya ahandi kubera iki? So, ari private sector bari hano, hari abakozi ba leta bari baribagiwe abaturage bacu, abandi isoko ryabo. Ubu ngira ngo turaza kubishyiraho umwete, ubwo nabyo niba tugomba kubirwaniramo simbizi. Umuntu kujya njya kurwana n'abacuruzi ku nyungu zabo, mbereka ko bakwiye kuba bakora inyungu, bakora ibikwiye kuba bikorwa. Iyo ntambara iragoye kugira ngo urwane n'umuntu ku nyungu ze. Ariko ubwo nabyo ni uguhendahenda, tuzajya dukomeza icyo navuze rero ndi bugaruke ku bantu batoya bari hano, banza bamwe bicaye inyuma hariya, cyangwa nababwiye iby'abantu ba minisitiri nahereyeho, n'ibyo bakora cyangwa batakoze, n'ibyo mu bantu batoya bari hano ndagenda mbona turi ubu hano 20 n'imyaka 35, bitwa ko ari batoya ngira ngo, ariko mbonyemo aba 40 na so. Ariko ubwo namwe muracyari bato, twebwe turi hafi kugera muri za 70, ubwo ufite 40 uba ukiri mutoya. Icya mbere
muzareke kwiga imico mibi y'aba bantu navugaga. Uko mukura mufata inshingano ku gihugu cyanyu, ndabasabye mwirinde imico mibi. Hari imico mibi igira inyungu, ariko inyungu z'imico mibi ntabwo iyo nyungu ntabwo iramba. Iyo nyungu ibaho igihe gitoya, igahinduka ibibazo nyuma aho bizabera hose. Ariko ikindi, Gatete, wabaye Canada, wakozeyo, wakora gute? Kugomba kuba warakoraga neza kurusha uko ukora hano. Icyabiteraga ni iki? Nibyo Excellency, hariya twakoraga neza. Kubera iki? Sisitemu ntabwo yakwemerera nubwo waba ufite imico mibi ushaka kuyikoresha ikintu yaguhambira. Ni ibintu bibiri. Hariya ubundi ugomba kuba warakoraga ibintu bito bifite narrow scope. Wari employee, niba ari mu company, niba ari mu ki, naho wari uri. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, accountability. If you screwed up, bakwerekaga umuryango mutaha tuvira, kubera ko hari undi utegereje kwinjira mu mwanya wawe. Ntabwo bakwihanganira ngo ujyaho ukora ibyo ushaka, niyo yaba ari government department barakwirukana, niba ari company barakwirukana, sibyo? Now difference hano rero, cyambere no muri babana navugaga n'ibyo bakora ubu ngubu, ntabwo kiri akantu umwe wenda arakuriye ni permanent secretary mu minisitiri runaka, undi n'iki, ntabwo ari akantu gatoya. Ni muri iriya minisitiri, ariko ni minisitiri ireba igihugu cyose. Ni ukuvuga ngo afite uruhare rwo kwikorera umuzigo w'igihugu. Ntabwo bikiri minisitiri, ntabwo bikiri company gusa, yagiye ku gihugu. Nawe minisitiri ufite ntabwo kiri akantu gato, bifite strategic implication ku gihugu, right? So iyo ugiye kuzana akantu rero gafite narrow scope, wavugaga wowe ukuriye human resources department mu company cyangwa mu minisiteri runaka ya Canada, ntabwo wikoreye umuzigo ku scale y'igihugu, uguma aho ngaho gusa. Ariko naho barahagufatira, ujya kumesinga hapo bakakwirukana. Sinzi rero niba abantu hano barananiwe gukora iyo reconciliation ya responsibilities, ariko byose birashoboka, biterwa n'imyumvire n'aho uri. Sibyo? Yewe mu myaka maze mpereye mu cabinet, tugiye tunyura mu phases zitandukanye. Hari phase ya kera yabanje yarimo bakaberuka, yamuremye n'abandi hano n'aba chief justice nabo yajemo hanyuma a bit. Muri icyo gihe
twari dufite muri kabineti ya mbere yabanje y'imyaka nk'itanu irindwi, harimo abantu bumva strategically, akamenya uburemere bw'ikintu, implication bifite. Bakabiruka bariya niko bari bameze, ntabwo bajyaga bantera ikibazo kubaho narindi. Nabanje ubwo nanjye nari junior muri cabinet, ndi vice president, ndi minister of defense, ariko narabarutaga, so kubera responsibilities zindi nari mfite ubwo, ariko waganiraga nawe immediately agafata importance y'ikintu muvuganye, uburemere bwacyo in a strategic manner. Ibindi biri personal by'amakosa by'iki byo byabaga separate, ariko kuri this one abo ni bamwe icyo gihe bari bake, abandi byasaga bimwe bajya bavuga ngo what is it? Is it a bull or an elephant in a Chinese shop or something? They would just be around tossing up everything, no direction, ariko kandi bakabyita political. Dufite abantu yamuremye arabyibuka, abantu bari bari entitled when they have nothing. You can imagine feeling such a level of entitlement when you have nothing. Basanga twicaye mu kabineti bamwe, ribuka batwagira mungu ariyo n'ubu ngo aracyarwana no kuba perezida. Imyaka nayo iramujyanye, ariko usibye nuko bimugoye n'ubundi atazabigeraho, ariko ari aho akavuga ko igihugu ari icyabo, abandi twese bamwe bari badushubije mu buhunzi. Abo batwagira mungu n'abandi nkabo twabanaga nabo mu kabineti, twebwe ari nka favor badukoreye. Kuba twaranagarutse no mu gihugu twicaye aho, we should be thankful to them. That is the reality. Ibyo kujya mu development, ibyo gushaka transformation y'igihugu cyacu, kongera kugishyira hamwe kucyo barakarekare, ibyo ntabwo ari ibyabo. Ibyo bari they had outsourced that. Ibyo byari iby'abagira neza, Abahoranda, Ababiligi, Abafaransa, Abajyamani, Abanyamerika. Bibuka tujya impaka buri igihugu cyacu cyatunzwe na World Food Program ku byo kurya for a long time, ndetse aho tuvugiye ngo reka ariko dushake ko dutangira kwisuganya tugere. Ndibuka minisita, ntabwo ndi bumuvuge, ni umudamu, ndamupfa gasoni, atumerera nabi kuvuga ngo World Food Program murayivana mu Rwanda gute? Buri minisita yicaye mu kabineti, ntabwo nyambyibagirwa. So ubwo nk'uwo nguwo urumva muri discord yari iri aho ngaho mu kabineti, bamwe barumva ko dukwiriye gushaka uburyo twakubaka abaturage bacu, tukabashyira mu nzira z'ibikorwa bya kijyambere, tugahinga, tukeza, tukigaburira. Undi ati hanyuma se World Food Program ikamerite ikajya he? Tugomba gutunga na World Food Program. It's not a job. Niko byemeze. Now abantu b'abayobozi rero turi hano,
niba tudashobora gutandukanya ibireba inshingano dufite birebana n'igihugu cyacu n'abanyarwanda aribo dufite inshingano dufite, ntushobore gutandukanya ibyawe, amafuti yawe, amakosa yawe, weakness ngo zitandukanye n'ibyo ukwiriye kuba ukorera igihugu. Hari ikibazo, gikwiye gukemuka vuba na bwangu kugira ngo ibyo turiho tuvuga dushaka kugeraho tube twashobora kubigeraho. Naho ubundi nicyo rero nashaka kubwira aba bana batoya twatumiye hano ngo baze mu biganiro, kandi ndashaka ko no hanyuma yaho tuza kubashakamo inkunga, ibitekerezo, mugomba kutugezaho ibitekerezo mukatubwira, ariko mubanze Rose Mukankomeje, urabizi nawe amateka nahoze mvuga, uzaho twahereye, wowe ntabwo uri muto nk'aba ngaba, dushobora kuba tungana na ba Manase, aba ngaba nabo batajya bumva, naho abandi bato hano ndeba mwebwe, don't be like these guys who batumva, muherekare, don't wait. Tom, urabyumva ibyo mvuga, urabizi, twahora twigaragura muri ibi bintu se bitageraho bigarukira na ryari? Abato bari hano babyumva ni bande? Mushyire ukuboko hejuru turebe ababyumva ibyo mvuga ni bande? Ko ndeba ari bakeya, kandi wowe ntabyo wumva tese, ntabwo byumva. Urabizi ibyo navugaga nawe, ko muri abantu bumva bafite ubumenyi, ibintu bipfira hehe, kandi ko buri munsi dutozwa imico myiza, tubwirwa bira bipfira he, kutumva bipfira he, tukavanga ibintu bitureba ku giti cyacu tukabivangana, byose bikagenda bigahinduka imyumvire mibi, tukavanamo ubusa. Mbona bipfira he mu private sector? Icyo mwabuze ni iki, cyabuze ni iki? Kwisubiraho bite, amazina yawe arahinduka, ni Akeza, ni Agahanze, birimo biragenda, hari icyizere. Bigeze he? Tugeze kuri heze nanone, hari icyizere cy'ejo hazaza. Ntabwo nabyumvise icyizere, tugeze ku cyizere. Rero ibi bintu turi hano dukora, two kuza tuve mu bintu bisanzwe, tumenye ngo hari ibigomba guhinduka byanze bikunze, bigomba guhinduka, kandi bihera kuri twebwe ubwacu, nitwe tubanza tugahinduka, hanyuma iyo tuhindutse n'ibindi bigenda neza, kandi n'ibintu byoroshye, n'ibintu by'imico mwe nahoze mbaza Gatete mu kanya, imico wavanye Canada y'imikorere ku kazi, kuki utayikomeza? Ugasaba accountability, kuba ukoresha, ukora ibyo abantu bumvikanye ko bagomba gukora, n'abandi nuko. Niba twabyumvikanye, niba ugeze no hanze ugasanga bidakora ko twabyumvikanye, icyo gihe process, uburyo bwo kubihindura nabwo burahari. Ushobora no kugaruka ukabwira abantu utari ko twaribeshye,
uti ibintu twumvikanye twavuze ko tugiye gukora, hari ikintu nasanze twaribeshyeho bikwiriye guhinduka, icyo gihe ibintu birahinduka. Ariko ntabwo twahora Mujawamariya, ubu wakora ibintu ubu ngubu nk'uko wabikoraga imyaka 10 ishize. Must change. Yes, absolutely. Things must change. Yes. So n'abatoya rero nakomeje kuvuga, it's never too early to be responsible, to be mature, to understand these strategic imperatives for our country. Yes, Rwanda can only survive if we do things differently. You know, there are people who can do wrong things for as long as they can and they will survive it. We know that. Across our continent, there are people who get away with anything. But for us, we can't just get away with anything. The level of scrutiny, the level of demands upon us, which is not a bad thing. I never complain that the world has held us to account for a long time, even on false things. But this has made us better people. This has strengthened us. And you just look back 10, 15 years, 20, and see what we have survived and how stronger and better we have become. Yes. But we shouldn't stop now responding to our challenges the right way, even given the times we find ourselves in. And we should concentrate on that and see then how we fit in with the rest of the world which is what I think we will be discussing that. People will give us some ideas they are good at, and we shall discuss that. But the world generally poses challenges, but in between you find huge opportunities. I don't mind that people who were causing us problems yesterday are busy with their own problems now. And therefore, why, if somebody can give you some breathing space, why don't you use it? Yes, the other day people would be whipping me and, literally crushing us. Now they are going through some implosions that we should therefore say, okay, now that I've got some breathing space, let me do this for myself. Right? Yes. You understand what I mean? With these things and this world, sometimes you have to watch your language. Otherwise, you may pay heavily for it. So I'm struggling to find a good language that enables me to express myself the right way, but also, even if what I'm saying is right, I avoid hurting somebody who may offload it on me for that reason. So we've learned to maneuver. You always find
the way of navigating through these problems and sticking to your goals and what you need to achieve for yourself. So ndabasaba ko muri uyu mwiherero not only should it be reflected in our discussions, but we should live here, I think, again, having taken a step further in how better we can be and perform, and always together, and keeping in mind our responsibilities. So, asanteni sana.